andi makuru ahari ni uko abarundi bamaze kwisiga isenda. Abarundi Evariste Ndayishimiye yamaze kubaga iserera, yamaze kubatera morali itabaho cyangwa se ifite imbaraga nyinshi, ku buryo bari kurwana ku rugamba cyangwa se bari gukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera ku buryo buteye ubwoba. Nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Ese byatewe n'iki? Uyu Evariste Ndayishimiye ngo yabwiye abarundi ko ngo mu minsi 15 gusa bagomba kuba bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse ngo bamaze no gufata umujyi wa Bukavu, hanyuma ngo bagahembwa guhabwa misiyo ngo ku buryo bashobora gukurayo amadolari menshi cyane, abenshi muri bo kandi ngo bakazamurirwa n'amaranka. Ibyo tugiye kugenda tubigarukaho, ndetse turanavuga amakuru muri access zigiye zitandukanye z'urugamba uko byagenze. Amakuru yose ngaya turayafite, niyo tugiye kugenda tugarukaho. Ihangane tubane gato muri aya makuru mu gihe cy'umwanya utari munini cyane, hanyuma ubumenye ibyabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Byose tugiye kugenda tubigarukaho. Mbere gato yuko dukomeza ikiganiro rero, iyi channel yanyu yitwa La Defense TV. Waramutse uyibonye bwa mbere, ikintu ngusaba nta kindi ni ugukora subscribe, ubundi ugahita ukora no kukazogera kugira ngo uze kubona amakuru yacu ya mu gitondo. Igihe waba utakoze ibyo ntiwabasha kubona amakuru yacu ya mu gitondo. Ariko kandi nanone igihe waba ukunda ibyo dukora, igihe waba wishimiye cyangwa se unyuzwe n'amakuru tukugezaho, nyemerera gato tutarakomeza unkandire aho kuri like, aho ari agakumwe uhankandire kuri like kugira ngo turusheho kubana tubona ko mukunda ibiganiro byacu. Ubundi reka twikomereze na operasiyo uko zagiye zigenda. Ariko gato nge tubana muri aya makuru nitwa Baraka. Reka duyahere muri Uvira. Muri Uvira haravuga iki? Muri Uvira agace ka Kawezi ni munsi gato ya Kiriba habereye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ngo yaririmo Wazalendo ndetse na FDNB. FDNB n'ubundi nizaziri ntangiye mvuga ko Neva yamaze kwagiserera, ngo yazihaye amabwiriza mashya avuga ko ngo bagomba mu minsi 15 kuba bamaze gukuramo Bukavu. Birumvikana igihe babonyuze Kiriba bashaka gukuramo Kamanyura, hanyuma bakazamuka bashaka gukuramo Bukavu. Hakaba n'abandi bari mu mashyamba ya Kauzibiega, naho ngo hari apakinze abasirikare benshi cyane barimo FDLR na Wazalendo na FARDC n'ingabo nyinshi z'abarundi, ku buryo bose hamwe mu mashyamba ya Kauzibiega bashaka kurwana, bashaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ngo babarirwa mu bihumbi 4. Ayo niyo makuru angeraho avuga ko ngo babarirwa mu bihumbi 4, ngo ni benshi cyane bashaka gukuramo Kavumu, abandi bagaca hano muri teritwari ya Uvira bazamuka mu majyaruguru, ngo bakaba bakuramo agace ka Kiriba bakazamuka na Kamanyura, hanyuma bagatera Bukavu bayiturutse mu byerekezo bibiri, abandi bamaze gufata Kavumu. Niyo gahunda bafite, kandi ngo bitarenze iminsi 15. Bisobanuye iki rero? Muri iyi minsi 15 urugamba rugiye kuba rukomeye cyane kurenza uko indi minsi byagenze. Ntawamenya ikigiye kuba ku ruhande rwa coalition, dore ko Neva yamaze kwagiserera abasirikare be ubu ngubu bari kurwana nk'abisize isenda muri rusange. Reka indi mirwano yabereye Uvira, agace n'ubundi ka Kawezi. Iyi mirwano yasize n'ubundi impande zombi nta ruhande rwegeje urundi nyuma, kuko buri ruhande rwagumye kurwanira aho rwari rurwanira Kawezi. Gusa amasasu aza guceceka, nta ruhande rubashije gupeza urundi ngo rwegeze inyuma hagati y'intare za Sarambwe ndetse na coalition muri rusange. Aya mashyamba n'ubundi twavugaga ya Kauzibiega, yes, inkuru ngira ngo irimo n'ubundi nkuko nabivuze, harimo FDNB, FDLR, Wazalendo, ngo bose hamwe bakabaka mu 4,000 bari kurwanira hariya, kandi bari kurwana n'amadubukazi bihuje n'intare za Sarambwe, dore ko n'amadubukazi cyangwa se twirwaneho yamaze kwihuza n'intare za Sarambwe hariya mu mashyamba ya Kauzibiega, kugira ngo barinde ikibuga cy'indege cya Kavumu kitaza kuba cyagwa mu maboko ya coalition muri rusange. Yes, no kuvuga ngo inkuru yacu reka tuyikomereze, cyangwa se amakuru reka tuyakomereze mu Rugezi. N'ubundi ni muri zira teritwari cyangwa se muri zira zone za Minembwe na Murenge, muri kara gace karimo Abazalendo karimo abanyamurenge benshi cyane. No kuvuga ngo hazamuwe drone. Iyi drone yazamuwe rero, ngo yazamuwe ku masaha y'amanywa, ngo yazamuwe na coalition, ikaba ari drone yo mu bwoko bw'ubutasi, ngo yarigamije gufata amashusho. Iyi drone amakuru angeraho avuga ko M23 batabashije kuyirasa, gusa ngo ubwo bageragezaga kuyirasa yasigenda nta makuru ifashe, kuko ngo nta mwanya na muto yamaze mu kirere. Bagerageje kuyirasa mu gihe batarayihamya ita igenda
iva muri kano gace ka Rugezi, ubwo M23 na Twirwaneho bashatse guhita barasa iyi drone yari izamuwe muri kano gace ka Rugezi. Yes, andi makuru reka tuyakomereze muri teritwari ya Masisi. Axe ya Gatoyi haravugwa imirwano ikomeye cyane, no muri axe ya Showa M23 bahamagaje abaturage ngo baze muri kano gace ka Showa, noneho haza abarwanyi ba koalisiyo bagera muri 17. Abarwanyi ba koalisiyo ngo bagera muri 17, icyagaragaje ko ari abarwanyi ba koalisiyo ngo babasatse, hanyuma baza gufatanwa imbunda ziri mu bikapu mu buryo bwa gisivile, bari bambaye uniforme ya gisivile, hanyuma baza gufatanwa imbunda ndetse n'amasasu menshi bari kubizana muri kano gace ka Showa. Ngo gahunda bari bafite cyangwa se mission bari bafite ngo ni ukugira ngo M23 nimara kuorganiza ibintu igira ngo byarakemutse, bano basirikare bazatangire guhotera abaturage cyangwa se bazabashe gutanga amakuru cyangwa se gutera M23 bayiturutsemo hagati. Ngabagera kuri 17 gusa nibo bafashwe muri kino gikorwa, ariko ngabandi barabaza rendo abari abasirikare ba koalisiyo ba FRDC abenshi bari abasirikare 9, aba nibo bari aba FRDC, abasigaye bose barabaza rendo. Ahangaha ni muri teritwari ya Masisi, axe ya Katoyi habereye imirwano, ariko ibi byo byabereye muri axe ya Showa. Reka aya makuru tuyakomereze mu gace ka Mahanga. Aka gace kari hafi ya Nyabyondo, ngo na gace kabayemo imirwano nako ikomeye cyane. Iyi mirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye cyangwa se intwaro z'imisada, harimo za RPG. Izi RPG ngo zakoreshwaga na FDLR mu gusharinga kuri M23 cyangwa se kuri ku ntare za Sarambwe, ndetse ngo habayemo cyangwa se humvikanyemo n'izindi ntwaro za PKM, humvikanyemo n'intwaro za AK47. Izindi ntwaro zumvikanye hano muri gace ka Mahanga hafi gato ya Nyabyondo. Izi ntwaro zumvikanyemo hano rero ngo zari zirimo kurwana na M23 gusa ngo ntibabashije kuyikura mu bice yari irimo, nubwo ku mpande zombi tutabashije kumenya imibare y'abasize ubuzima muri runo rugamba rwa Mahanga, ariko mu by'ukuri amakuru ahari nuko ngo imirwano naho yahabereye, gusa igihari kindi nuko M23 batabashije kuyikura muri defense zayo. Reka twikomereze n'ubundi twigire muri teritwari ya Masisi. Ariko umuntu utarakora subscribe mw'abantu mwe kuri iyi channel, sinzi ahandi hantu akura amakuru, bagira ngo mbabwire ko iyi channel tuba dufite amakuru yizewe. Umuntu utarakora subscribe rwose aba ari kugenda homba ikintu bita amakuru. Ariko kandi nshimire n'undi muntu wese wakoze like, nutayikoze mwibutse ko ntacyo bitwaye gukora like, ari uburyo bwo kugaragaza ko turi kugenda tubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tutarakomeza cyangwa se dusigaje umwanya utari munini cyane, ariko mbere yuko dukomeza, niba tukiri kumwe muri kano kanya, nyemerera uba wajya muri comment unyandikira uti turi kumwe. Ibyo gusa, hanyuma turajya tugenda tuzibona ko cyangwa se turajya tuzicishamo amaso, tugende tuzisoma, tubone ko turi kugenda tubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ni biri kugenda bigarukwaho muri rusange. Muri Masisi axe ya Katoyi, agace ka Katoyi n'ubundi kafashwe ngo ku kigero cya 95%. Ejo nababwiraga ko ari ku kigero cya 90%, ariko uyu munsi ngarutse babwira ko ari ku kigero cya 95%, kubera ko n'imirwano yabereyemo uyu munsi ngo yaje gusiga intare za Sarambwe nanone zibashije gupeza koalisiyo, ndetse zirushaho no gufata kano gace ku buryo navuga ko bwuzuye ka Katoyi, dore ko ngo abasigayemo ari abagenda bacengera, bamwe baba bakuyemo amateni. Nk'uko mubizi rero, abo ku ruhande rwa koalisiyo, ubwo ndavuga FRDC, Wazalendo na FDNB, basigaye babikora. Hari igihe babona urugamba ruhinanye, hanyuma bagatangira ugasanga afashe imbunda ashyize hasi, afashe teni ayishyize hasi, agiye yambaye civile. Ikintu kiba cyabayeho ni iki: aba yafashe umwenda wa gisirikare cyangwa se urugamba, akambariramo nk'itrini cyangwa se indi panaro ya gisivile, no hejuru agashyiramo nk'aga t-shirt ka gisivile, hanyuma akavuga ati nimbona rukomeye, nimbona bikaze ruhinanye, ndahita nigira umusivile, cyane ko nzi ko M23 nibona ko ndi umusivile nta kintu iri buntware. Ibyo biratuma
ibyo biraza gutuma bataza kuba bamfata nk'umusirikare wari uri kubarwanya. Mu minota mike cyane ndaba mpindutse umusivile utari mu rugamba. Ni iki gikunda kubaho rero, ni nabyo byabaye muri Masisi Axe ya Katoyi, nicyo cyatumye mvuga ko kafashwe 99%, 95%, kuko iyo haza kuba nta bacengeye nari kuvuga ko ari 100%. Kugeza kuri ubu hari gukorwa operasiyo y'amasuku yo guhigahiga bukware ababashije kuba batoroka imirwano y'uyu munsi, dore ko ngo bari bateye n'ubundi atari benshi cyane, nta mbaraga nyinshi bari bafite. Hanyuma biza kurangira M23 ibacecekesheje cyangwa se icecekesheje imirwano yari iri kubera nine muri Axe ya Katoyi. Hano n'ubundi ni muri Masisi, ni Masisi ikomeje kugenda iberamo imirwano, cyane cyane ku gice cy'uburasirazuba bwa Masisi. Hari defense navuga ko zirebana cyangwa se zirebana y'ingwe, aba defense ya M23 ndetse na defense za coalition. Ubwo ndavuga za defense z'abarundi, FDNB, defense za FDLR n'ubundi ziracyagaragara muri zira Axe, ndetse na defense z'abazarendo muri Masisi ziragaragara. Ariko amakuru ahari nuko aba bacanshuro ntibaragaragara cyane muri Masisi. Igihe baba bahagaragariye twababwira, cyane cyane babandi nababwiye bakoze subscribe, abakoze like, igihe tuzamenya amakuru yuko aba bacanshuro b'Abanyakolombia bagaragaye muri Masisi tuzaza tubabwira. Icyo nzi neza kuri bano bacanshuro baribona nakomerezaho nuko mu minsi ishize haherutse kubaho ikiganiro cy'umwe mu bacanshuro woherejwe muri Pinga no muri nyine n'ubundi muri Iraxe ya Warikare. Hanyuma amakuru ahari ni amagambo yaganiriye na komanda ye wari wamwohereje aturutse hano muri Uvira. Yaramubajije ati ubwo ngiye kubinyuramo mu ncamake munyemerere n'ubundi imiti mbakomerezaho. Yaramubajije ati aho muri Warikare bimeze biti? Aramubwira ati afandi ni agace k'amashyamba kagizwe n'amashyamba y'inzitane cyane, ariko nanone imbeho y'ahangaha ijya kungana n'iyo muri Uvira, ngo kuko ngo naho hari imisozi miremire nubwo hari amashyamba y'inzitane. Ikindi aramubaza ati none M23 iri aho irwana iteye bimeze bite? Aravuga ati kugira ngo tubashe kurwana muri kano gace nuko twakwirinda gutatana, kuko igihe ngo twaba dutatanye M23 yabasha kudutegera mbushi muri zino nzitane, hanyuma twese tukaba twasiga ubuzima. Hanyuma akomeza amubaza n'ubundi amakuru agiye atandukanye y'ibiri kubera cyangwa se y'ibyo abona muri Axe, cyangwa se mu majyaruguru ya muri Nord Kivu. Yes, muri Nord Kivu. Akomeza agenda amubaza ibyo abona muri Warikare. Aramubwira ati ubwo ndavuga abacanshuro b'Abanyakolombia, umwe yari guha raporo undi yuko ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba muri Warikare. Aramubwira ati afande, hano hantu M23 ihari irakomeye cyane, ndetse twari tumenyereye kurwana tuzamura drone, ahanini turi kubona ko bahita bazirasa, ariko nanone mureka bariho dukenera ikarita turebe ko ariho twaramba, kuko tumara iminsi ku rugamba niko amadolari agenda aza ku makonte yacu, ndetse nitumara kuza muri kano gace tumaze kugaragara muri Axe zigeze muri 2 turi benshi, turate dusaba Gisegeti ko atwongeza, kubera ko twasanze uko twamwatsa amafaranga bidahwanye n'akazi gahari, ngo twasanze akazi gakomeye, bityo ngagomba kutwongeza ku mafaranga, ariko bigasaba ko twagera muri Axe byibuze zigeze muri 2 kugira ngo tumwereka ko natwe nta kintu tutakoze. Hanyuma ubwo ndi kuvuga ngo abo ndi kuvuga ni ibiganiro byabayeho nkuko nagiye mbivuga hagati y'umucanshuro w'Umunyakolombia na komanda wiwe. Komanda we ari Uvira, umucanshuro uri kuri mission ari muri kano gace ka Warikare. Ibyo ni ibigenda bivugwa cyangwa se nibimaze iminsi biba muri kano gace ka Warikare, cyangwa se nibivugwa ku bacanshuro. Ikindi kiba kivugwa kuri bano bacanshuro ngo nuko banga kujya imbere ku mirongo y'urugamba, ngo banga kujya imbere kandi n'ubundi aricyo kirakabasabye. Ese kwanga kujya imbere biterwa n'iki? Hari benshi babo bamaze gufatwa na M23, hari n'abamaze kugwa muri urugamba. Ibyo byabateye ubwoba, ahari bari bazi ko M23 mbere yuko baza bashobora kuba bari bazi ko ari umutwe woroshye w'inyeshyamba woroshye,
ari umutwe wo kuza gukina nawo hanyuma bakagukubita amafaranga ukigendera. Basanga bataratekereje ko kuhasiga ubuzima ari byo bya mbere byihuse cyangwa se bishobora kugaragara ku rugamba hamwe na M23. Ibyo wenda ntibabitekereje cyane, bapfuye kumva amafaranga hanyuma bahita bashiduka, barahaguruka baza ku rugamba kurwana n'intare za Sarambwe ndetse no kurwana n'amadubukazi. Ibi ni ibyabaye ku bacanshuro b'abazungu, ndetse ndabizi ko n'ubundi no mu bindi byabagoye harimo kuba ari mu misozi miremire. Ibigwi byabo byagiye bivugwa kenshi ko barwaniye muri za Afghanistan n'ubundi hari mu burasirazuba bwo hagati, ariko ikintu bitandukaniyeho na mu burasirazuba bwa Congo, mu burasirazuba bwa Congo harabugira ukabona imisozi miremire, hari naho ushobora kubura amazi, mu gihe muri Afghanistan yego ushobora kubura amazi kubera ko ibice bimwe na bimwe byinshi cyangwa se byinshi ari ubutayu, ariko n'ubundi ikintu barushije abo barwanaga bya byihebe n'ubundi, cyangwa se babandi barwanaga muri ya myaka yashize ba Saddam Hussein, mbibutse Amerika n'Ubufaransa n'iki byagiye bahamagara abacanshuro. Si byo ndi butindeho cyane, ngira ngo twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nuko nari mvuze ku bacanshuro kandi ibigwi byabo ngo nuko ariho barwanye, ariko biratandukanye. Iminsi yose si ku cyumweru niko navuga, cyangwa se iby'ifi yigira mu mazi, abacanshuro basanze atari byo yigira mu mavuta. Nyamara kandi hari abandi bacanshuro bafatiwe i Goma, abandi bararekurwa barataha mu bihugu byabo, nyamara bari bababwiye amakuru. Ariko njya numva abantu bavuga ngo amatwi y'ihene yumva bayatetse. Aya matwi y'aba bacanshuro ashobora kuba yarashatse kumva bayatetse, none bakaba batangiye kuyatekera muri agise ya Uvira cyangwa se muri teritwari ya Sud Kivu, bakaba bashatse kwigira cyangwa se kwimukira muri Nord Kivu, muri Walikale, dore ko naho ibyaho bitoroshye n'ubundi bazakuma bakayatekerayo intare za Sarambwe. Ibyo nta wamenya, tuzakomeza kugenda tubikurikirana, abadukurikiye tubabwira buri kimwe cyose kiba kigenda kibera ku mirongo y'urugamba. N'ubundi hano Walikale axe ya Pinga, teritwari ya Walikale axe ya Pinga, ahitwa Kahembe hafatiwe aba FDLR bagera kuri 4. Aba FDLR bagera kuri 4 ngo baraba FDLR bakomeye cyane, ndetse ngo bafashwe ari bazima n'intwaro zabo, ntago bakomeretse simayiti ndetse sinakajorite. Aba FDLR bafatiwe muri axe ya Pinga, bafashwe n'intare za Sarambwe ubwo barwanaga urugamba rukomeye cyane muri zino axe za Pinga. Angaho noneho ni M23 yateye nyuma yo kumenya aho bari, cyangwa se yakitse ko hari uwitwa Byiringiro Victoire, aho yari imenye ko hari aba FDLR, hanyuma igenda irasa, ndetse hari n'abantu benshi batangiye gukeka ko Byiringiro Victoire yaba yarasiwe mu barashwe. Ariko ikiriho nuko amakuru nyuma yaje kumenyekana nuko babashije kumuheka n'ubundi nkuko bamaze iminsi bamuheka bakamutorokesha. Gusa abagera kuri 4 bo bahise bacakirwa, cyangwa se bacakirwa n'intare za Sarambwe, bafatwa amatekwa, hanyuma baza kuba bakerekeza aho bagomba kuba berekeza muri rusange. Teritwari ya Walikale axe ya Pinga, ibi niho byabereye n'ubundi mu gace ka Kahembe. Yes, reka aya makuru yacu tuyasoreze muri teritwari ya Rubero, ahavugwa ko General Masunzu uzwi ku kazina ka Semalanka yagaragaye muri kano gace ari gutanga amabwiriza ku basirikare ba FARDC. Mbibutse ko uyu General Masunzu yambuwe inshingano zo kuyobora troisième zone de défense ya FARDC, hanyuma izindi nshingano yahawe ntabwo twabashije kuba twazimenya. Gusa amakuru ahari nuko yahise asimburwa byihuse. Ibyo si byo ndi butindeho, ahubwo reka mbabwire ko noneho ibi byabaye yagaragaye muri teritwari ya Masisi, nyuma yo ku munsi w'ejo yagaragaye muri teritwari ya Beni. Ese arimo aragenda acika, ese arashaka kwiyunga na M23? Byose ikizabaho tuzakibabwira, abazakimenya mbere ni abakoze subscribe bagakora no kukazogera. Akarusho uwakoze like, uwadukurikiye akaba yatwandikiye ngo turi kumwe, uwari mu bantu bazamenya mbere ibyabaye kuri uyu General Masunzu Pacifique uzwi ku kazina ka Semalanka. Aka kazina nzabamenya aho gaturuka, wasanga gaturuka wenda kuba yarakunze iraka rya General bigatuma atiyunga na bagenzi bazwirwaneho. Ibyo ntawamenya, icyo nzamenya kuri iyi ngingo nzababwira bantu banjye. Icano yanyu rero yitwa La Defense TV, jewe wabagezagaho ya makuru nitwa Baraka, inaha duhiniye aya makuru, mbararikira amakuru ya mu gitondo
nayo araza kuba akuyemo ibiri kuba muri iri joro. Naho ubutaha kandi mugire amahoro y'Imana, turabakunda cyane, cawu cawu, turabakunda cyane abadukurikiye.